ndazamuka mfite ishakoshi nyine nk'umubyeyi uvuye ku kazi, ndazamuka nkigera hariya munsi y'urusengero rwa ADEPR, naje gutambuka ngeze imbere munsi y'urusengero gato, umwana nk'uw'imyaka nka 16 anturuka inyuma, araza ampapuza imyaka ya 16. noneho numva, urabona ko akunda utambuka wumva umuntu wumva ikintu, ushobora kwikanga ukumva nk'ikintu nk'umuntu agukozeho. Nakebutse gutya, nkimara gukebuka ishakoshi twarayirwaniye, turayirwanira, aramfata ishakoshi arayijyana iraturika, ngenda mbarara nkiriya mu muhanda ku buryo n'ivu ryarangiritse. Araza umumotari yaramutwaye, ni mu bihe byashize, umumotari yaramutwaye, ubu yaranahungabanye, yarwaye hahamuka, yarahungabanye. Ni umwana w'umukobwa w'imyaka 24, ageze ku Gitega yaje guhura ngo n'abagizi ba nabi, abajura bagendaga babashikuza. Noneho yarababonye kare, ariko umwana motari ababona kare, avuga ati bari abantu baranyica, tereka basi mbajugunyira ishakoshi wenda bari bonsige. Abajugunyira ishakoshi, abatereye ishakoshi, ubwo ngubwo ishakoshi barayifata, baranga biruka inyuma kuri ya moto, bamushyize hasi baramuribata. Tubahe ikaze mu biganiro byacu bya buri munsi nk'uko bisanzwe, ni Ukweli Times Media, aho tugenda tuganira n'abaturage batandukanye batubwira bimwe mu bibazo ndetse n'ibitekerezo kugira ngo tugende twungurana ibitekerezo. Njyewe ndiberwaga kuba Prudence, hari Miki kuri kamera. Ingingo tugiye kuganiraho uyu munsi ni ingingo aho turi kugenda tuganira n'abaturage batubwira ikibazo cy'ubushukanyi, ikibazo cy'ubujura bw'ubushikuzi bugenda bukorerwa mu mihanda ya Kigali ndetse no mu mihanda y'Inyarugenge nk'uko bisanzwe, ariko bikaba ari ikibazo giteye inkeke, aho bamwe usanga bavuga bati ubujura bw'ubushukanyi burahangayikishije, aho bamwe bahakomerekera, abandi bakakubitirwa, abandi bakangirizwa amatelefone, bakayibwa amasakoshi, aho nyine ubona ko ari ikibazo abaturage bagaragaza hirya no hino mu mihanda. Reka tuganire nabo twumve icyo babitekerezaho, hanyuma turaza kugaruka mu kanya. Turimo turavuga tuti ese ubujura bujyanye no gushikuza cyane cyane hano muri ibi bice byo mu Gitega, mwebwe ubona bihari se? Bitahaba se bibuzwa n'iki? Birahaba, barashikuza, baranura imyenda, wahugaho gato ugasanga imyenda barayanuye. Ubujura burahari, abo bana, harimo abana rwose bafite umwuga wo kwiba pe, bariba baranura imyenda, urandika amamara gufura ako kanya bakanura. N'iwacu dore baratujengereje. Ase ko hubatswe nk'iyi mihanda avuga ati giye kuzana amahoro n'umutekano, abantu hagiye hagaragara, byagenze gute? Byarakomereje. None se byo terambere nyine, se nyine mu mihanda nyine bagize iterambere. None se ba bantu ntibabonye imihanda nyine bakabona aho bazajya bagenda banyura nyine. Baragenda nyine baratembe, nase ari guca muri izo nsina muke, baraca mu mihanda nyine. Naho babategera bagenda batega aho hose mu dukaritsiye, kandi no mu ngo baraza. Ese mu ngo ndibahaza bigenda gute? tujya winjira mu nzu wasohoka ugasanga barabitwaye, barabyanuye, baranura, barashikuza cyane. Birimo abantu bameze gute? Nka ryari tubwire wenda hari nkaho uzi byabaye se? Uretse kumva nijoro nge ataka, ujya kumva avugisha akaruru, akavuza induru. Ntabwo ndababona bashikuza ngo biruke, ariko numva umuntu ataka ati baranyibye, baranshikuje. Muyo mutekereje mwumva hakorwa iki se? Leta yabigenze ite? Hari n'umutekano pe, baraza, ariko se bazahama ahantu hamwe kamba baribwire niba umutekano bari hariya haruguru nkaca. None se ubwo bumva zivuza nyine bakaza bagatabara, ariko umujura aba yagiye. Umutekano rwose urahari pe, ariko ntibahama ahantu hamwe. Ese ahantu inzira ko ari nyinshi, imihanda akaba ari myinshi, aha hari umuhanda, hariya hari umuhanda, nese hose bahajya.
urumva ni Imana se ngo barebere hose icyarimwe barabitwara nyine ukihanagura. ese mubona biterwa n'iki ko ubujura bugenda n'ubukene abantu none se hariho inzara hariho ubukene umuntu yaracuruzaga sibyo umuntu barazunguza ugashaka amafaranga none urajya kuzunguza bakakwambura bakwambura ugatahiraho nta kintu ufite n'ubu ufite imbaraga uzareka kwishakira ibyo urya bagashaka ibyo barya bashikuza abantu batabishikuza ko bazaba bafite imbaraga se nkanjye w'umukecuru n'ijya utabishobora none niba uwo musore bamwambuye azaburara se kandi areba ibiryo mbwira ko azaburara areba ibiryo niba yararimo afite wenda butike wenda akaba hari imikosa wenda ririmo ya butike kabirarangiye azakora iki se niba yari umumotari akaba wenda moto ye barayitwaye azakora iki se aziba aba afite imbaraga nyine aziba none se azakora koroshya ibintu kugira n'abantu babona imikorere nyine nk'ubu ngubu boroshye batworohereje umuntu yabona utwo tuntu akaducuruza wenda ntibatwambure wenda bakavuga ati dore aho muganya nk'ubu hari abantu tutagira ibibanza nanjye ndazunguze reka nanjye ndazunguze ariko nk'ubu naho nzungurije nta kibanza mfite nanjye baranyambura bakampirika hariya ubwo se koko nawe urabona umuntu azabaho gute kugira ngo byabisambo ariko n'abiba bakabireka ku buryo hari imikorere myiza wa muntu nawe ntiyakwiba kuko harimo inzara izagenda igera ibi bikoraho abashikuza amatelefone abagira iki ntuze bako badushiguye ibyo bintu niriwe nikoreye igitaro sibyo nikoreye igitaro ngiye gushaka amafaranga nanze kwiba wenda rero ngiye sinabishobora umusore yikoreye cya kintu cyangwa uriya mudamu yikoreye icyo kintu agiye gushaka kurya barakimuteruye ku mutwe baragitwaye nase hazabura gute kwiba cyangwa agakora ibindi bibi niho buturuka nibatworeza imikorere cyangwa mugani niba nk'ubu njye w'umukecuru reba kunyambura ndi umukecuru bakanembagaza hari bakanyambika ubusa ndi umukecuru ubwo se umutoya we bizagenda gute nta hantu hose ariko ayo matara ahari cyangwa se imihanda ya kaburimbo hose ihari ariko ababashije kuba hari amatara burya fazari biragerageza ariko njye nk'ahantu ntuye ni umuhanda w'igitaka ni hariya ku mihanda ibiri njye ntuye Bweramvura ariko nko mu masaha ya saa yine n'iminota saa tanu rwose abantu hari igihe ujya kumva umuntu aratatse ati baranyibye ubwo nyine hari buriya ibisambo rega nabyo twabibara yuko biba bigendana n'abashinzwe umutekano aho abashinzwe umutekano bari ibyo bisambo biba bibabona ko bahari biba bibacunga kandi abagenda nk'umuntu bisanzwe uwo mutekano ntabwo yamenya yuko uwo muntu ari igisambo ngo basigaye baba banambaye neza cyane ngo baba bambaye neza gusa wenda ntabwo njyewe ntabwo navuga ngo hari uba hano ndamuzi ngo cyangwa uba hariya ndamuzi ariko abajura bo barahari nyine uko bigenda ngabo bashikuza abantu nijoro yewe nanjye ntirengagije ko hari ibyigeze kumbaho hano mu cyahafi njyewe nari mvuye mu mujyi byari nko mu masaa tatu manukira hano bari batarahubaka inyubako zino zigezweho ziri hano mu cyahafi iriya midogo igezweho yari itarahajya noneho njye namanutse mvuye mu mujyi ngiye kureba umushuti wanjye icyo gihe nabaga Gatsata umushuti wanjye ngiye kumureba ndamubura hari ahantu najyaga nkunda kumusanga ku kabari mu gihe ngiye kumureba nsanga aho hantu harakinze ubwo abasore bahita batangiye bambwira ngo abangaba ngo nibo bigira ngo inetse sibyo ubwo niko batangiye ubwo umwe yari afite icupa bari abasore bane umwe yari afite icupa bane rwose nta nubwo ari ibigango cyane n'urubyiruko ubona ko ari urubyiruko abana bakiri bato nuko umwe nari nambaye urusaha ubwo abarufashemo ndamubwira se urambaza iki arambwira ngo urambaza iki abwira undi ati mfite icupa ati nkwereke ati ngiye kumumena ijisho numva yuko ibintu bitoroshye nibwo nahise mpungira muri rwa rugo urwo rugo ngira ngo umudamu wari ururimo
niwe wahise avuga ati numvishe avuga izina ry'umuntu bamuvuga ngo Sumayire, numva ko bigaragara ko bamuzi numva baravuze ngo Sumayire ugiye ngo guhemukira undi muntu aho, urumva ko baramuzi. Yewana abo batipe uko ari bane, umwe yafashe amaguru, undi ampera inyuma aramfata, noneho undi yari yanize, baraniga rwose, baranjwe bagura ibyo nari mfite byose babikuramo barajyana. Mu nyuma uwo mumama akomeza kuvuga ati umuntu mwamuretse, ariko bari mu nzu, urumva ko nabo babanze gusohoka, birangira bandetse baragenda, nanjye mpita manuka ndataha, ariko nahame nabi icyo gihe namaze hafi nk'ibyumweru 2 ntabasha kugira ikintu ndya bitewe n'ururimi rwari rwarabaye inyama. Baranize kumwe umuntu ashaka kuvuza induru, noneho birangira nyine urumva ibikomere byo ntibyabura, ariko abajura barahari bariho. Ese kumva ko baba bazwi muri quartier, kuko aho baba bafite aho baturuka batuye n'ibyo bakora biba bizwi, ubona byagenda gute cyangwa bigenda gute kugira ngo bahore bidegeye? Buriya renge ikuntu nabibona, ikintu nabona nuko umutekano bawukaza cyane cyane batitaye hano ku mihanda myiza, imihanda myiza ibigenda abantu benshi, abantu baba bahora mu nzira, nicyo gisambo nacyo kiba gifite ubwoba bw'uko kiri buhafatire hari ushobora guhita amanuka ako kanya, ariko mu duhegeni baba bazi yuko aho hantu nta bantu bakunze kuhagera. Ubwo ni ukuvuga ngo rero umutekano kuwukaza, njye ndumva bakita muri za nzira abantu bazi yuko zidakunda kunyuramo abantu cyane, kuko aho hantu kenshi na kenshi ni naho usanga baba bari, ni naho usanga umuntu ari gutaka, n'umwumvishe atinya kuba yajya gutabara, kuko bari kuvuga ati nanjye nshobora kugerayo nanjye bakangira gutyo. Urumva ko rero ndumva umutekano mu gukazwa wajya uba hose ku mpande zose, ku mihanda minini ndetse no muri utwo tuyira tw'ibitaka, kubera ko igisambo gicaho gutya, iyo kibonye n'urugero wenda umunyerondo ari hano, ubwo icyo gihe nyine bahita bamenya ko aho hantu hari umutekano, ubwo bakajya ahandi. Gusa nanone ntabwo umutekano wabera hose icyarimwe ngo ube aho hose, ube no ku muryango wa buri muntu. Abaturage nyine, uruhare rw'abaturage ruba rukenewe, abantu ntibagitabara, ariko gusa icyabaho ni uko abaturage nabo ubwabo, ubwo nanjye ndimo, nabo bajya bagirana urukundo bagatabarana, kuko ahantu hose umutekano si ko waba uhari, aho umutekano utari umuturage akaba hari akagira uko abyumva, nawe yatabariza uwo muntu kugira ngo hataza kugira ikibazo n'impungenge kibaho. Ubwo wenda wowe urebye ku ruhande rwa leta cyangwa rwa polisi cyangwa rw'iki, wagira izihe nama yaba abaturage ndetse na leta kugira ngo ibyo bintu bicike? Umutekano ngiye ukuntu mbibona, umutekano uhagaze neza pe, umutekano urahari, ariko nyine buri igisambo nacyo kuko kiba gicungana n'uwo mutekano, ubwo nabo kiba cyabaciye muri humye, ubwo kiba cyabaciye muri humye, kuko ababa bari aho, njyewe buriya nkurikije nabona abacunga umutekano kugira bafate ibisambo neza, mbona bajya bambara nka civile ku mugoroba, ku buryo bw'uko wa muntu bari mubona akagira ni mugenzi we, noneho mu kumufata iyo abonye wa muntu yambaye ntago abasha nyine ahita amenya ko aho hantu hari umutekano, ariko wiyambariye civile ahita agira ngo uri umuturage nk'abandi. Njye numva ibyo bisambo kubifata hakorwa muri ubwo buryo, ubuyobozi cyangwa abashinzwe umutekano bakajya biyambarira civile, noneho mu masaha y'ayo masaha nyine bazi ko ibisambo byiba, bakajya bagenda ahantu hatandukanye, ibisambo pe babifata, kuko kuba bihariho byo birahari, ibisambo birahari, kubihashya njye ndumva ari uko nguko babikora. Murakoze cyane. Njye nitwa Niyonzima Gilbert. Witwa Niyonzima Gilbert. Turi kureba ku kibazo kijyanye no kuba ubujura bw'ubushikuzi cyane cyane bweze nk'ahantu hatandukanye nk'aha ngaha, nawe ibyo bintu urabizi? Cyane hano mu cyafi ho bararenze, hano mu cyafi saa 3 z'ijoro niwataha, bigenda gute? bisaba gutega umumotari akakugeza mu rugo, kuko iyo utinze mu nzira n'intoki barazica. Reka
cyane hari uzi ibyabayeho cyangwa ujya ubibona cyane buri munsi hano buri munsi cyafi bameze nabi rwose ese ni ukutuvuganira ubuyobozi bukadutabarira hafi bataye baturangiza pe bigenda bite nk'umuntu wenda uri kubyumvira kure babigenza bate abo bantu baba bameze bate bategera he baraza bakagucunga uri kugenda bakaguherekeza ukagira ngo ni izindi muwe bashyika nk'imbere ahantu batari abantu bakaba barakuniza bakaba bafite nk'inzembe bakagukata bimeze nabi ni ukutuvuganira cyane cyane n'abamotari nabo basiga banatwambura ugasanga umuntu uramutwaye wahashyika nk'imbere akakwambura n'ayawe n'utwari ufite twose twashije bose bigenda bite kandi ko abantu batega bafite amafaranga uramutwaye nyine mwashyika ahantu hishe n'abantu babona hano mu cyafi nka nijoro akava kuri moto rimwe na rimwe akagutwara kasike rimwe na rimwe wamubwate akakubatiza telefone akaba arayigurukanye haba ngombwa akaba ari nka benshi bavuganye bagahita banakuniga nawe bakorera akayajyana cyane ibibazo pe gusa ubujura bushya bwadutse ni ubujura bushya bwadutse ni ukudufasha bwose mukatuvuganira ubuyobozi bwakunda bwadufasha dore bimeze nabi hano muri Kimisagara ubona hakorwa iki garafure ubona hakorwa iki inzego zabigenza inzego za leta ikintu cyakongera ni umutekano hano mu muhanda umutekano wo mu muhanda uko bageza saa 3 z'ijoro ugasanga nta muntu ugitaha saa 3 z'ijoro nk'igihe cy'ama match bimeze nawe urataha nijoro watinze kureba match bavuga ati nubwo ndi kugenda barankata umutwe bigasaba gutega umumotari ni ukutuvuganira rwose inzego za leta zikongera umutekano muri Kimisagara ariko ngo n'abantu ntibagitabara umuntu aragira atya akavuza induru ariko ugasanga nta muntu yatabara zaratabara bavuga ati nari ninza barandangiza ubu hano wumvisha umuntu avugije induru wakiruka oya ntago wakiruka ndetse kugira ngo nawe ujye gutabara bakurangize ese bizarangira gute ni ukutuvuganira n'ubuyobozi bukongera umutekano pe cyane cyane Kimisagara Kimisagara aho abajura bameze nabi harimo abana benshi badakora badashaka gukora birirwa biryamiye banywa ibiyobyabwenge bagasanga biyahuje gutega abantu ni ukutuvuganira cyatari pe kandi murakoze kuba mwatwegeye sawa navuye ku kazi hari nko mu masaa 3 amazina yawe Ntisigwa Marie Rose ni hano ruguru nuko ntambika hariya mu cyaha hafi hashize niba ari nk'amezi nk'atatu aya matara bari batarayashyiraho mu bihe byashize ndazamuka mfite ishakoshi nyine nk'umubyeyi uvuye ku kazi ndazamuka nkigera hariya munsi y'urusengero rwa DPR naje gutambuka ngeze imbere munsi y'urusengero gato umwana nk'uw'imyaka nka 16 anturuka inyuma araza ampapuza imyaka 16 noneho numva urabona ko akunda utambuka wumva umuntu wumva ikintu ushobora kwikanga ukumva nk'ikintu nk'umuntu agukozeho nakebutse gutya nkimara gukebuka ishakoshi twarayirwaniye turayirwanira aramfata ishakoshi arayijyana iraturuka ngenda mbarara nkiriya mu muhanda ku buryo n'ivu ryarangiritse nuko naratembagaye kwa kundi umuntu avuga ngo reka nitabare ndatambika njya kubuza uburi aho ngaho imbere ku rusengero mbona insoresore nyinshi cyane bo bari bazi hari ko ashobora kuba narwanye nawe akagwa aho hepfo bari kuza bagahita bangirira nabi cyane ubwo baramanuka bari nk'abasore barenga 10 nyebutse ndavuga nti yewe ngoma barampamagara ngo wijye mwaho ngaho ngo ho ngaho uramutse utambitse gato ngo ukakomera ngo ho ngaho nta muntu ujye ujyamo ngo garuka ngoma ngo igarukire ndangije ndabatonye ndababwira ntumva iyo telefone mujyanye ni yanyuma koko icyo gihe hahise hafatwa ingamba nyine abajura bagenda babafata buhoro babafata babajyana ubu ariko kugira ngo ntambuke ntabwo ngica muri iriya nzira ya hariya nsigaye ngerageza gucamo hano hagati hano muri kaburimbo kugira usibye ko no muri kaburimbo hari igihe uvuga kuri telefone gatoya telefone bakaba barayijyanye ese n'abantu baturutse he utubwiye ko usanga ari nk'igikundi ntabwo nzi ahantu baturuka usibye ko akenshi batubwira ko ari abantu wenda bo mu makaritsiye akenshi baba ari abantu bo mu makaritsiye nk'amasura yabo bamwe baba bazwi nuko ubwo naratambitse ndataha ubwo umuntu kuko nta muntu n'umwe wahitaga aho hantu
umwana w'umuhungu twakoranaga Nyabugogo niwe wanteruye aza nsumbagiza ndataha ngera mu rugo barumirwa telefone yanjye bayijyanye udufaranga nakoreye batujyanye mu ishakoshi ngayo kuko ndataha ndihangana. Abajura rero bareza ariko usibye ko muri iyi minsi basa naho bacogoje basa naho babacogoje n'umwe nta mbaraga bagifite. Nahakorwa iki kugira ngo abo bana bose rero harimo ngo n'abana abantu bo ntibagitabara ubundi byagenze gute? Buriya rero ngiye mbona ari ugufata ingamba nshyashya nko mu makaritsiye nk'abo bayobozi bacu batuyobora bakaba bafata ingamba bakajya bagenda buhoro buhoro bagenda babareba aho baba bari kuko n'ubundi bo banavuka buri munsi. Umuntu yavuga ngo bavuka buri munsi aho bafashe bakabarekura ejo n'ubundi haba haje abandi gutyo buri mu buzima bwa buri munsi. Ubwo rero ngiye numva bafata izindi ngamba bakajya bagenda bakareba aho baba bari nk'abayobozi bo hasi bakaba babashakira uko babagenza. Ngo baba banazwe niba bazwi badafatwa se ntabwo nabimenya uko biba bimeze. Buriya ibyo ari byo byose nubwo baba bazwi ariko n'abandi bayobozi nabo baba bashakisha ukuntu babagenza. Tutanga inama ku buryo bwo gukaza umutekano hakorwa iki? Ubwo icyakorwa ni uko ayo marondo batubwira bajya batubwira umutekano. Rubanda rugufi bakaturindira umutekano kuko n'ubundi niyo ushidutse gatoya ushiduka n'ukuboko bagukase ugashiduka bagukoreye ibintu bibi. Ariko rero kuko nabo bashinzwe umutekano hari ubwo mu gace gatoya bari hariya hepfo bagiye nk'aka ngaka bakaba badahari nko ku Gitega umwana wanjye bari bahamutsinze. Byagenze gute we? Gitega yavuye kuza ari mu masaa 3:30 aramva haba hakiri na kare. Araza umumotari yaramutwaye ni mu bihe byashize. Umumotari yaramutwaye ubu yaranahungabanye yarwaye hahamuka yarahungabanye. Ni umwana w'umukobwa w'imyaka 24 ageze ku Gitega yaje guhura ngo n'abagizi ba n'abajura bagendaga babashikuza. Noneho yarababonye kare ariko umwana motari ababona kare aravuga ati bari abantu baranyica tereka basi mbajugunyira ishakoshi wenda bari bonsige. Abajugunyira ishakoshi abatereye ishakoshi ubwo ngubwo ishakoshi barayifata baranga biruka inyuma kuri ya moto bamushyize hasi baramuribata motari ngo bibone gutyo kuko mukuru wari wamumuhaye ngo amujyane amugeze mu rugo yahise aparika moto we yagize ubwenge aparika moto amaze kuyiparika imfunguzo arazibika aravuga ati ariko aho mwahereye umwana mumukubita ko telefone ye mwayijyanye ibyo mwashaka ko yabibahaye muramuziza iki muramuhora iki baragira ngo bamufate ku ngufu ibyo ntago mbizi barimo bahondagura imigeri bagakandagira umwana yacecetse ntawo kumurengera bigeze aho ngaho ubwo ngubwo bamuvaho basanga motari baterura ibuye rinini cyane ngo bari kubita kuri motari ubwo ngubwo uko yavugije induru hahise haza abasirikare baraza barabakiza barabaherekeza bati mumanuke mugende barwana nabo baraza baramanuka bahita bagira mu rugo barataha nuko bita birangira. Nabafashwe icyo gihe bafashe ingamba baza kubareba ubu numva ngo bamwe bagiye babafata barabajyana. Umwana akurizwamo gute? Ubu yaranahungabanye yagize ikibazo avuga ati ese nubwo yagendaga ajya ku kazi urumva yagiye ahungabana nyine agira ikibazo cy'abajura ati baraza kumufata baramfata utaha agenda yigengesera. Mubona rero hakorwa iki nk'ababyeyi b'abana cyane cyane abantu bacunga abantu bafite intege nke nk'abakobwa abagore cyangwa n'abasore iyo bwije? Ikibazo cyabikemura nuko baturindira umutekano ariko n'ubundi mbona umutekano ugenda uza kuko nubwo byabagaho ukaba waratambukaga ajya kumva ukumva umuntu hari araboroze ukumva umuntu baramukase n'urwembe nkanjye nkubwiye ukuntu banyambuye ishakoshi n'ubu kuguru simbasha kugenda. Yanyambuye ishakoshi arabarara ishakoshi ahita yijyana na irimo telefone n'amafaranga arabitwara. Naje ndira mu rugo bambonye yari yo muri make nari nafasha ariko amahirwe nagize nuko nari maze nk'amezi 2 maze kuyishyura. Nkubwiyo ntayishyura urumva biba byarambayeho. Gusa inzego z'umutekano mbona umutekano ari wose ariko
kuko ntago bigihari cyane gusa umuntu w'iwanjye aherutse kumbwira ko hariya ku gahanda hariya ruguru amaze kumva abantu 5 bamaze kwambura amatelefone bamaze kubambura urumva birasa naho byagarutse ariko mu minsi yashize byari byararangiye imihanda yubatswe ndari icyo yagabanije urebye hari icyo yagabanya nk'aya matara kuyahakiraho hari icyo yagiye agabanya genda dukomeza dutanga tunahana ibitekerezo ku mbuga nkoranyambaga zacu zigiye zitandukanye kugira ngo ube watubwira uko ubibona kugira ngo imico mibi ingeso mbi nk'izi zicike muri rubanda. Nitwaberwaga kuba Prudence, hanyuma Miki ari kuri kamera. Ukweli Times niyo wahisemo, ukomeza ubane natwe.